Mu gihe amatorero n'ivugabutumwa mu Rwanda bikomeje gukura, itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR rikomeje gutanga abakozi b'Imana buzuye umwuka, ubwenge n'ubuhanuzi bikora ku mitima ya benshi. Uyu munsi twakoranyije icyegeranyo cyihariye cya pasiteri n'abavugabutumwa bari gukora amateka n'ubuyobozi mu nkingi za ADEPR muri iki gihe. Niba ukunda ijambo ry'Imana, kanda subscribe na like, tujyane mpaka ku musozo. Ku mwanya wa mbere turasanga pasiteri Isaie Ndayizeye. Turahera ku mushumba mukuru w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, Reverend Pasiteri Isaie Ndayizeye. Yatorewe mu buryo bwa burundu kuyobora iri torero mu mwaka wa 2021. Afite inararibonye imyaka isaga 23 mu burezi n'ubuyobozi, akaba yarabaye n'umuyobozi mukuru wa Hope International mu Rwanda. Reverend Isaie Ndayizeye azwiho amahugurwa yakozwe muri ADEPR, yigeze itorero n'abakristo gutanga ubwisungane mu kwivuza no kubakira abatishoboye. Ni umuyobozi w'ubwenge n'ubushishozi ufatwa nk'inkingi y'impinduka nshya. Ku mwanya wa kabiri turasanga Evangeliste Mukatete Joseline, umuvugabutumwa w'umukobwa ukunzwe cyane uyu munsi muri ADEPR no ku mbuga nkoranyambaga. Ni Evangeliste Mukatete Joseline. Joseline azwiho kwigisha ijambo ry'Imana ashize amanga, akoresheje imvugo yumvikana yakirwa n'uwo ari we wese, n'ubuhanuzi bwagutse buba bujyanye n'ubuzima bwa gikristo bw'ukuri. Inyigisho ze kuri chaîne za YouTube zikurikirwa n'abantu ibihumbi, agahora ahatira imiryango gukorera Imana mu buryo bw'ukuri no mu mucyo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Pastor Rushema Ephraim, umutwe w'amateka n'umuziki muri ADEPR. Ntiwavuga utavuze Pastor Rushema Ephraim. Azwi nka mwarimu, umubwizabutumwa ndetse n'umwe mu batangije no kuyobora kwa Hoziyana yo muri ADEPR Nyabigenge. Pastor Rushema afite umwihariko w'ubuhamya butangaje bw'uburyo Imana yamuhaye impamyabumenyi mu buryo bw'igitangaza, hamwe n'urukundo n'icyubahiro asangiye n'umugore we basangiye urugendo. Ni umusaza w'icyitegererezo ugaragaza gukunda igihugu no gusengera abayobozi. Ku mwanya wa kane turasanga Pastor Uwambaje Emmanuel. Umusaruro w'ivugabutumwa mu bice bitandukanye by'igihugu ugaragazwa na Pastor Uwambaje Emmanuel. Mu mwaka wa 2021 yatorewe kuba umushumba mukuru w'ururembo rwa Rubavu, nyuma aza kwimurirwa mu majyaruguru. Afatanyije n'abandi bakozi b'Imana yagize uruhare mu gushinga umudugudu wa ADEPR International. Azwi ubuhanga n'imbaraga z'umwuka wera mu kwigisha ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro no kureba abakristo mu buryo bw'umwuka. Ku mwanya wa gatanu turasanga Pastor Rudasingwa Jean Claude. Rudasingwa Jean Claude ni umwe mu bapasiteri n'abavugabutumwa bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Zaburi Nshya na Gospel Rwanda. Azwiho ubuhanga mu gusobanura ijambo ry'Imana rihumuriza kandi riha abakristo ibyiringiro. Yagiye abwiza mu biterane bikomeye, harimo iby'amakorali ya ADEPR n'amatorero atandukanye nka ADEPR Ntore. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Pastor Alice Rugerindinda. Uko ivugabutumwa rikomeza kwaguka, niko no mu nzego z'ubuyobozi mu itorero rya ADEPR hamwe impinduka z'amateka. Tariki 20/2026, komite nyobozi ya ADEPR yafashe icyemezo cy'amateka cyo gushyira abagore mu nshingano z'ubupasiteri. Umwe mu bagore 4 ba mbere bahawe inshingano zo kuyobora paruwase ni Pasiteri Alice Rugerindinda wamaze kuyobora paruwasi ya Bugesera. Iki cyari icyemezo cy'amateka gikomeye kuko kuva ADEPR yabaho abagore batagiraga mu nzego z'ubuyobozi bw'amaparuwase nk'abapasiteri bazwi. Ibi byazanye icyizere gishya mu bagore bavugabutumwa mu itorero. Ku mwanya wa karindwi turasanga Evangeliste Claudine Mutangana. Abavugabutumwa bakunzwe cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga harimo Evangeliste Claudine Mutangana uzwi cyane nka Claudine Today. Uyu muvugabutumwa azwi cyane mu buhamya bwe bw'igitangaza kuko yamaze imyaka 15 ategereje kurushinga no kubona ubukwe. Mu biganiro bitandukanye yagaragaje ko kwizera no gukomera ku Mana bishobora guca mu nzira no mu butayu ukabona ibyo wategereje. Izina rye Today riherekejwe ubutumwa bw'uko Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu uyu munsi. Inyigisho ze zikunda gushyirwa ku mbuga nkoranyambaga nka Gospel Today na Zaburi Nshya. Harimo izizwi cyane nk'imibereho y'umugeni wa Kristo, gusubiza amariba yasibamye no kuyoborwa n'umwuka wera. Binyuze mu buhamya bwe yagize urugero rwo kwihangana no gukorera Imana mu bwere. Ku mwanya wa 8 turasanga Evangeliste Boniface Ngirabagabo uzwi nka Papa Beni. Mu bavugabutumwa bamaze kwaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bitane bitandukanye harimo Evangeliste Boniface Ngirabagabo wamenyekanye cyane nka Papa Beni.
Uyu mugabo hamwe n'umugore we Jeanne d'Arc bagize imyizerere n'igikundiro gikomeye mu Rwanda binyuze mu nyigisho n'ivugabutumwa ryo kuri interineti, bakaba bagira isabukuru y'amavuko ku itariki 11 Kanama. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Nyagasani Aribuka Loti. Mu karere ka Huye mu gice cy'Ubutare na Gikundwa-mvura hazwi cyane Evangeliste Nyagasani Aribuka Loti. Loti ni umuvugabutumwa azengurutse amaparuwasi n'imidugudu ya ADPR hirya no hino mu gihugu afatanya n'amakorali azwi. Ubutumwa bwe bwibanda mu gukomeza abakristo mu nzira y'agakiza no kubabwira ngo bakomeze mu kwizera. Nyinshi mu nyigisho ze zikunda gutanga umuburo. Ku mwanya wa 10 turasanga Evangeliste Goreti Zawadi. Evangeliste Goreti Zawadi afite ubuhamya buhambaye muri ADPR. Mbere yo kwakira agakiza yari ubuyeguriye ubuzima bubi bwo gucuruza ibiyobyabwenge nka kanyanga n'urumogi. Uyu munsi yamenyekanye cyane mu bitani n'amateraniro hirya no hino mu gihugu, akoresha ubuhamya bwe mu guhumuriza abantu no kubakangurira kwihana. Ku mwanya wa 11 turasanga Evangeliste Mama Fabrice. Umuvugabutumwa Mama Fabrice ni umwe mu bantu bafite ubuhamya bwafashije benshi. Yanyuze mu buzima bugoye bw'umuhanda n'uburaya kuva afite imyaka 9 gusa y'amavuko, anyura mu biyobyabwenge mu bice bitandukanye bya Gasabo na Rusizi. Ariko se icyamukijije ni iki? Nyina yari umunyamasengesho ukomeye wasenze Imana imwemerera ko umwana we azagaruka mu nzira nziza. Uyu munsi Mama Fabrice ni umwe mu bavugabutumwa bafite ingufu muri ADPR, uhumuriza afite ibikomere. Mushimira ku kintu kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye, amahoro ya Kristo nabane namwe.